Murakoze cyane inshuti bavandimwe, mwese mugiye gukurikirana ino video tugiye gushyiraho ubu ngubu. Turaganira cyane cyane ku kibazo cy'impunzi cyangwa abimukira, ibibazo bakunze guhura nabyo cyane cyane iyo bageze muri iki gihugu. Reka tuvuge cyane cyane ku gihugu cya Amerika. Iyo hageze muri igihugu cya Amerika turareba ibibazo abantu benshi bakunze guhura nabyo, kandi turareba n'ukuntu abantu babyikuramo, kandi turareba bimwe na bimwe byateza abantu imbere, cyane cyane abantu twavuga ko baje bavuye hanze y'iki gihugu cya Amerika. Turabivugaho, kandi ikiganiro tugiye gushyiraho ni ikiganiro kimeze neza cyane gishobora gufasha buri muntu wese. Nasaba ko watega amatwi neza kugira ngo ubyumve, kuko ibyo turi buvuge urasanga hafi 90% ya bino bibazo bijya bikugeraho nawe, kandi uko bikugeraho niko rimwe na rimwe ujya ubura uko bikemura, ariko turaganira turebe ko uko twabikemura bimwe na bimwe. Ibindi ibyo tudashoboye gukemura, ubwo ni ugusenga Imana ko niyo ishobora byose. Murakoze cyane rero. Icyo tugiye kuvuga kwa kundi navuze natangiye mbivuga, turavuga ngo ku kibazo cy'impunzi cyangwa abimukira. Abimukira nibo tuvuga, cyangwa abimukira cyangwa impunzi cyane cyane. Ntabwo twandika ibintu byose ko ariko turagerageza tuganire ku tuntu duke tumwe na tumwe, ariko twangombwa cyane bishobora gufasha ko twatangiye tubivuga. Reka turebe ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere impunzi zikunze kugira, cyane cyane ndavuga nkuko navuze, turavuga muri Amerika. Muri Amerika hari icyo bita alien cyangwa alien, niko bakoze kwita abantu bamwe na bamwe, ni alien. Idepende uko wayita yose, uko wabyita kose nta kibazo. Alien, icyo ni ikibazo cya mbere. Abantu benshi ntabwo babizi, ariko icyo ni ikibazo cya mbere. Bisobanura iki ibi ngibi? Umuntu wese utaravukiye muri Amerika aba ari alien. Alien bisobanura iki? Bisobanura ko ari ikinyakuzimu, ikintu kidafite isura, ikintu cy'igishetani, ikintu cy'ikivajuru. Ni ikivajuru urebye neza, nicyo bita alien. Ni ukuvuga umuntu wese utaravukiye muri Amerika yitwa alien. Waba umeze gute, niba utaravukiye muri igihugu cya Amerika uri alien. Ni ukuvuga uri ikivajuru. Iki ni igitutsi batuka abantu bose, wenda twabivuga gutyo, kuko no ku byangombwa byawe uramutse urebye kuri green card yawe, uramutse urebye kuri icyo bita work permit cyangwa work authorization, ufite icyo bita alien number. Buri muntu wese utaravukiye muri igihugu yitwa alien, kandi aba afite icyo bita alien number. Alien number, urumva, kugira ngo uvuge ngo ufite alien number, no kuvuga waranditswe, no kuvuga wanditswe muri USCIS cyangwa mu binjira n'abasohoka, uko uri ikivajuru, uko utari umuntu muzima. No kuvuga sinzi ko umuntu yabisobanura, kugira ngo nawe murabyumva. Cya kindi usanga gifite nk'urutwe runini, utwiso dutoya, ugasanga wa wundi udafite uko asa. Ni ukuvuga umuzimu, ni nk'umuzimu, niba ariko twabivuga gutyo, niyo alien. Ni ukuvuga uri alien niba uri muri iki gihugu, uko waba umeze kose, waba uri umukire, waba warize cyane, uko byagenda kose, utaravukiye muri igihugu witwa alien. Icyo ni ikibazo. Niba mvuze ngo ni ikibazo, icyo ngicyo si cyo kibazo gikomeye cyane, ariko ni ikibazo gitangira kugenda kigukorogoshora mu mutwe kwanza, mbere y'uko ibindi bibazo biza. Kuba witwa alien byonyine bisa nkaho byakugora, biragoranye kubyumva. Ariko itekeza iyo bakubaje ese alien number, so bakubaza ngo alien number yawe ni, ufite alien number, what's your alien number, what is your alien number? Ese inamba zawe z'ibivajuru z'uko uri ikivajuru cyangwa ikinyakuzimu ni zingahe? Ufite inamba zahehe? Bagerageje gushaka gukuraho iri zina, ariko
baje kubona nyine ko rigomba kugumaho kubera ibintu byo gusuzugura abantu. Icyo nshaka kuvuga cyane cyane gikomeye, navuze kwanza icyo ngicyo ni ikibazo cy'ibanze kitangira umuntu atangira kugira akigera muri iki gihugu. Hari abo muri impunzi zose usanga zikunze kuba bakunze kuvuga ngo ni alien, ngo ese wabonye alien yawe? Hari icyo bita ngo ni alien card, bisobanura alien card bisobanura nani akarangampunzi, ngo ni akarangampunzi alien card, ariko ni alien ukuvuga inamba zawe za shetani zikivajuru. Singiye kuvuga ngo ni ya mibare ya satani ya 666, ariko ni nk'ari igitutsi kubona nk'aho umuntu adafite agaciro, gusuzugura umuntu. Ariko icyo si cyo kibazo cya mbere na mbere nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga ikibazo cya mbere. Turi kuvuga muri Amerika, ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'icyongereza. Ikibazo cy'icyongereza ndashaka kubasobanurira uburyo icyongereza cyakenesheje abantu benshi cyane, uburyo icyongereza cyashize abantu mu kibazo gikomeye cyane, uburyo icyongereza cyatumye umuntu ahomba, abantu bahomba benshi cyane amafaranga, ibintu byose kubera icyongereza. Kandi niba mvuze icyongereza nawe ushobora gutekereza uri impunzi muri Canada, wenda mu Budagi cyangwa ahantu hariho hose. Ariko niba mvuze icyongereza ni uko ari muri Amerika, ariko ushobora gutekereza igihugu urimo, ururimi rw'aho ngaho. Nimba utazi ururimi rw'aho ngaho, ni ikibazo gikomeye cyane. Narabigenzuye cyane, narebye neza ibibazo abantu batazi ururimi uko bimeze, nsanga ari ibibazo birengeje urugero. Niyo mpamvu navuze ngo reka uno munsi tubanze tubivugeho ku bibazo bikunze kuza aho ngaho. Hari ikibazo cya mbere navuze ngo trouble. Ikibazo cya mbere navuze ngo trouble, taking off job. Ikibazo cya mbere, trouble taking off job. Turi kuvuga ku biki? Turi kuvuga ku cyongereza. Icyongereza, ku muntu utazi icyongereza, reka tubanze turebe aha ngaha. Kandi mu by'ukuri ntabwo umuntu yaseka undi ngo wowe ntabwo uzi icyongereza, wowe ngiye nkurusha icyongereza. No, nta, kuko buri muntu wese wageze muri igihugu uvuga urundi rurimi, nubwo wavuga icyongereza ufite accent urayifite. Hari ubwo uganira n'abazungu bakakubwira se iyo accent ni yahe, uruwa hehe? Kubera iki bakubwiye gutyo? Kandi ukuvuga icyongereza neza, ukisobanuye neza, ariko ngo ufite accent ni yahe? Ariko niba mvuga ngo trouble taking off job, ikibazo cya mbere kiri muri aha ngaha ni iki? Reka dusobanure iki ngiki. Nta bushobozi ufite bwo kugira ngo ufate akazi, ukora akazi neza. Ni ukuvuga aha ngaha hari inshingano z'akazi. Niba baguhaye akazi, wenda tuvuge ugiye mu ruganda uru, batangiye kuguha inshingano, ibyo ugomba gukora. Urakora gutya, uramanura ibingibi, urazamura ibingibi, urashira ibintu ahantu hamwe, ino mashini urayimanura gutya, ugomba kwigira gutya. Ni ukuvuga bakaguha inyigisho, bakagusobanura ibintu byose uko bimeze. Ariko kubera ikibazo cy'icyongereza ntabwo uri bushobore gufata akazi. Icyo ni icya mbere. Hari n'akazi kenshi cyane udashobora kubona kubera yuko utazi icyongereza. Hari ukuntu bavuga ngo ese uvuga ngo condition ya mbere igomba kuba verbal and written, ukuvuga ugomba kubuza icyongereza kukivuga no kucyandika. Hari utuzi twinshi cyane bisobanura uko akazi, kubona akazanga biragoye. Ariko niba tuvuze ngo trouble taking off the job, ni ukuvuga birakugoye cyane kugira ngo ufate izo nshingano. Ni ukuvuga ibyo bakubwiye byose kugira ngo akazi kabo gashobora kugenda neza, birakugoye cyane ko ntabwo wagakora neza kuko icyongereza cyawe ni gikeye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi cyane bagenda banagira n'ibibazo mu kazi. Nk'ibibazo ki twavuga nko gukomereka kubera ko utashoboye kubahiriza amategeko bakubwiye, amabwiriza bakubwiye. Niba bakubwiye ngo ntugomba kuzamuka aha ngaha, kuko utabyumvise ukahazamuka. Niba bakubwiye ngo ugomba kumanura icyuma ugishyire hasi aha ngaha, kubera ko utabyumvise, aho kugira ngo ukimanure gutyo ukagishyira ku ruhande, ugasanga ibibazo nk'ibyo ngibyo. Impanuka nyinshi cyane mu kazi. Kubera iki? Kubera communication cyangwa kuvugana n'abandi ari ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo dutinda avuga ko hari ibindi turi buvugeho cyane cyane. Icya kabiri ni nani twavuze aha ngaha. Kwanza kuri icya mbere, trouble taking off the job, ni icya mbere. Ntabwo ushobora kubahiriza amabwiriza y'akazi, ntabwo ushobora kumva ibyo bakubwiye ngo ubikore neza. Ni ukuvuga
direction cyangwa umuyoboro bagwa ntabwo ushobora kuwukurikiza. Icya kabiri no kubona akazi, ufite amahirwe make cyane yo kubona akazi nubwo wagashobora, ariko ntabwo wagakora kubera yuko bashyiraho kondisiyo ugomba kuba uzi icyongereza, kuvuga icyongereza no gusoma icyongereza cyangwa kwandika icyongereza. Hari n'abavuga ngo ese ushaka kwandika raporo mu cyongereza? Usibye ko aho ngaho abantu benshi n'abazungu birabagora kwandika, rimwe na rimwe ugasanga bibagora, bagakomeza mu kuvuga gusa, ariko washyira mu kwandika bikabagora. Ariko ahanini usanga nk'abantu b'impunzi iki ni ikibazo gikomeye cyane. Umuti w'ikibazo ni iki? Ni ukwiga icyongereza ukareba uko wakimenyera neza. Ikibazo cya kabiri turagerageza kwihuta vuba. Ikibazo cya kabiri tugiye kuvuga ni ikibazo cya limited transportation. Ni ukuvuga ni limited transportation. Urumva ni transportation, ni ukuvuga bafite limitation kuri transportation. Abantu kubera ikibazo cy'icyongereza abantu bafite limitation kuri transportation. Ibyo ngiye bavuga ngo ese ni gute abantu bafite limitation kuri transportation? Icyo nakubwira aho ngaho ni uko niba ushaka kubisobanukirwa neza ni njye bibaze, kuko ndabizi neza. Nabanye n'abantu, twakoranye n'abantu benshi cyane, benshi batazi icyongereza, abandi bazi icyongereza, ariko niba tuvuga limited transportation tuba dushaka kuvuga iki? Inanga muri iki gihugu abantu benshi cyane bakunze kuba bafite imodoka. Ushobora kugira imodoka imwe, ebyiri, eshatu, uko bishoboka, uko wazigura zose nta kibazo. Ariko rero iyo bigeze ku muntu w'impunzi rero ugasanga niba tuvuze limited transportation, icya mbere nta gufata base byamugora. Inanga bafata base gute? Hari iminota base zigomba kuzajya zitambuka ziza gutya, wenda tuvuge nk'iminota 45 cyangwa iminota 50 cyangwa isaha. Abantu benshi baba bafite igipapuro kigaragaza uko bagomba gufata base, ariko rero amashirika cyangwa imishinga yakira abantu igiye basobanura uko bagomba gufata base, ariko babaha amahugurwa makeya cyane ku buryo amahugurwa baba babahaye ntago yatuma bashobora kubimenyera neza uko bafata base. Usibye ko base nawe ituma udakora neza, kuko ugendeye kuri gahunda ya base nta kintu wageraho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri twavuga kuri limited transportation. Limited transportation nuko twavuze mbere ko ushobora kuba uzi gutwara imodoka, ushobora gutwara imodoka, ariko ntushobora gutwara imodoka. Kubera iki? Icya mbere amabwiriza, amategeko y'iki gihugu ku bijyanye no gutwara imodoka aragoye. Ni ukuvuga hari ibyapa byinshi cyane ku buryo umuntu atarebye neza ntabwo wabisobanukirwa. Ugomba kubanza kubyiga neza. Urabyiga gute? Urabyiga mu rurimi rwawe, urabyiga mu cyongereza. Ni ukuvuga haba speed yo mu muhanda, haba ahantu ha one way, haba ibintu ugomba kubahiriza, haba aho ugomba guhagarara, haba ibintu byinshi cyane bagenda bareba amabwiriza. Ibi ngibi ugasanga bigora abantu cyane. Icya kabiri, kugira ngo ushobore gutwara imodoka ugomba kuba ufite iki? Ugomba kuba ufite icya mbere, ugomba kuba ufite drive license. Ese drive license uyibona gute? Drive license uyibona gute kwanza? Kugira ngo ushobore kubona drive license nuko ugomba gufata kwanza amasaha 6. Nibyo nshaka kubabwira kugira ngo wenda turebe niba byanabafashaho gatoya. Kugira ngo ushobore kubona drive license nuko ugomba gukora amasaha. Reka tuvuge kuri drive license, ni ikintu kigora abantu cyane. Driver license, hari license nyinshi cyane, hari license z'ubuganga. Ari niba tuvuga driver license cyangwa driver's license bisobanura iki? Ni uruhushya rukwemera gutwara imodoka. Hari uburyo bubiri, hari icyo bita permit, driver permit, hakaba na license nyayo. Ni ukuvuga ushobora kubona iyi ni mu Rwanda iyo bajya bavuga full license ikwemera gutwara, hanyuma permit ikaba permis nk'uko mubibona aho ngaho. Ufite drive license cyangwa ufite drive permit. Urumva naho ngaho bitandukaniye. Kugira ngo uzabone icyo bita drive permit rero ugomba kwiga amasaha agera kuri 6, ukiga amategeko y'umuhanda.
hanyuma kwiga amategeko y'umuhanda bakaguha no drive license. Icyo isobanura ni iki? Isobanura ko utemerewe gutwara imodoka utari kumwe n'umuntu ufite imyaka byibuze 21 kandi afite license yuzuye. Ni ukuvuga mu ma state amwe namwe ushobora kubona permit ugatwara imodoka nta kibazo, ariko mu yandi ma state biragoranye cyane. Kandi muri uko gutwara imodoka, iyo atwaye imodoka ufite permit, iyo polisi gufashe nubwo nta kosa ufite, bagomba kuguha license, kuko urebye iyo license yawe ihindurije inyuma gutya gato, ureba uko banditse uko ugomba gutwara uri kumwe n'umuntu ufite byibuze imyaka 21 kandi afite license yuzuye. None basanga atari gutyo bimeze, bikaba ikibazo, ukabona ticket nubwo ibintu byose ubyuje, insurance byose urabifite, ako udafite full license cyangwa utari kumwe n'umuntu ufite imyaka ikwiriye afite full license, bahita ko bagwa ticket, nuko baraguhana. None ikibazo cy'abantu bacu kutamenya icyongereza kugira ngo uzafate ano masomo afata amasaha 6 biragoye cyane. Ni ukuvuga uburyo ushobora kwiga no masomo, hari amasomo amwe namwe muze kubwira abantu bita ngo ni drivers sinzi niba mubibona, drivers aid cyangwa ed cyangwa ni driversaid.com. Uramutse ugiye kuri www ukajya kuri no website ukareba driversaid.com, ushobora kwiga ano masomo utiri ujya kuri polisi ukiga no masomo amasaha 6. Warangiza kwiga amasaha 6 kuri ano masomo, ukabona kujya kuri DPS cyangwa DMV uko bahita muri state yawe, ufite igipapuro cya certificate yuko warangije no masomo. None iyo ufite iyo ngiyo nibo bakupima amaso bakareba niba amaso yawe areba neza cyangwa atareba neza, bakabona kuguha permit. Iyo baguhaye permit rero nibwo ugomba kutangira kwiga gutwara imodoka. Hanyuma rero ukazagera kuri license bakaguha ikizamini cyo gutwara imodoka kugira ngo barebe niba ushobora gutwara imodoka. Ariko icyo narimo kuvuga cyane ahangaha, ikibazo ni ukugira ngo uzabone drive license. Uzatwara gute ko ubuzima bwo muri Amerika bigoranye? Wabona license gute? Ese ino www.driversaid kugira ngo ushobore kuyijyamo, ushobore kubona license, ushobore kuyijyamo koko? Hari amafaranga make utanga kugira ngo ujyemo. Ugomba kuklika ahangaha ukareba niba uri imyaka yawe, niba uri hejuru imyaka 18, ugomba guhitamo na state urimo. Warangiza guhitamo state urimo, ukabona gukora iyo ano masomo yo gutwara, no kuvuga ukabona kubikora bijyanye na state yawe, ugakora ayo masomo amasaha 6 kugira ngo ushobore kubona permit. Nuko nguko bimeze. Icyo nshaka kubabwira nuko kubera ikibazo cy'icyongereza, abantu benshi ntago bashobora kugira kuri urwo rwego rwo kwiga ibintu byo gutwara imodoka. Kwa kundi twabivuze, ntago bisobanura ko ugomba ntago waseka mugenzi wawe, kuko niba umuntu atazi icyongereza nawe hari ibintu byinshi cyane utazi. Buri abantu bose ushobora kubabwira gutya ibi ngibi, ariko ejo bundi sinzi nigeze kuganiriza umuntu umwe, ndamusobanurira uko umusazi yigeze gufasha mugenzi wawe. Mbese mu by'ukuri yari nk'umwarimu wacu, yari umwarimu wacu. Aragenda umusazi niwe wamufashije, amubwiye ngo kugenda gutya ko garuka baragukubita barakwica, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bamwe baragenda bageze imbere barakubitwa, abandi uwo nguwo asigara aho ngaho ari kumva umusazi ari kugenda amutangira gutyo, hanyuma bituma atagira ikibazo. Ni ukuvuga mu yandi magambo, nta muntu wakwirata ngo njye nzi byinshi, njye mfite byinshi. Hoya, abantu bose bagomba gufashanya bose, kuko nawe wundi utazi byinshi ashobora kugufasha mu bundi buryo. Nawe wundi uzi byinshi hari ibindi byinshi atazi. Abantu bose bagomba gufasha. Niyo mpamvu niba tuvuga ibi ngibi ntabwo turi guseka abantu ngo wowe nta cyongereza uzi, ntacyo. Hoya, gerageza wige icyongereza, ni byiza cyane. Ikindi nshaka kuvuga rero ni icyo bita exploitation. Ni ikibazo cya gatatu, exploitation. Ni ikibazo inshizeho cya gatatu gutyo gusa kugira ngo mubyumve neza. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Niba nashatse kuvuga kuri iki kibazo, navuga ko ari ukubonerana umuntu, ukabona umuntu. Ndabaha nk'urugero, urugero rwambayeho. Umunsi umwe narimo gukora muri company, uko abandi bakora muri company, ariko icyo gihe Imana yari yamfashije nsa nkaho mfite
umwanya utameze nabi cyane, umwanya umeze neza mbese ugereranyije n'abandi. Hanyuma ukajya ubona abavandimwe bawe cyangwa inshuti zawe cyangwa abantu muvuga ururimi rumwe cyangwa abantu aba ngaba tukaba turi kuvuga ngo abimukira, bakabaha ibintu byinshi cyane byo gukora kuko badashobora kwisobanura. Umuntu akaba ari kuvuga aho ngaho, ari kuvuga na mugenzi we ibintu byaza akamusunikira, uwo nguwo utazi agakora cyane kandi yatinda gatoya, wa wundi w'umunebwe akajya kumurega ku bashefu biwe, yamurega akavuga bimeze gutya na gutya, uyu nguyu ntabwo ari gukora, kandi nyamara ari we uri gukora akazi kenshi cyane. Icyo ni iki? Ni ugutekinga advantage, ni ukuvuga urafatirana umuntu kubera ikibazo yagize cy'ururimi, ntabwo azi icyongereza, uzi uko atari bushobore kwisobanura, reka mufatirane noneho akora akazi kenshi. Impunzi nyinshi cyane, abimukira benshi cyane muri iki gihugu cya Amerika cyangwa ahandi hose bakunze kugira ikibazo nk'icyo ngicyo. Mukajya gukora akazi kamwe n'umuntu, ariko kubera ko yabonye intege nke zawe, abonye ko udashobora kwisobanura, akakubonerana agafata ibintu byose. None impamvu mvuze uwo mwana nari mfite ni uko nabonaga rimwe na rimwe abantu bari umugabo neza akarira neza kubera uko bamurenganyije. Akarengane ugasanga ari kenshi cyane, ariko wareba ugasanga mu by'ukuri ni ibintu bisa nk'aho birenze, ko ntabwo ari umuntu umwe, ntabwo ari abantu babiri. Uno munsi uno mugore ari kurira ngo abandi bamusutseho amazi, bamukoreye ibiki n'ibiki gutyo. Kubera iki? Kubera yuko bamubonera ko atazi ururimi kandi ntabwo ari bushobore kwisobanura, kandi arisobanura kuri indi. Abayobozi ni bene wabo n'abo ngabo bari kumureba, urumva biragoye cyane. Ariko wareba ibyo bibazo byose, rimwe na rimwe nabireba nkumva nk'aho bibaye byinshi cyane, nkumva nk'aho nta kundi, nkumva nk'aho ari ibibazo mu by'ukuri birimo kutagira ubuntu. Ugasanga abantu bataye ubuntu, ntabwo ari abantu. Exploitation rero icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni cyane kukubonerana, gutekinga advantage ya faiblesse cyangwa imbaraga zawe nkeya. Ibyo ngibyo nibyo bibaho cyane cyane, simvuze mu kazi gusa honyine, haba no mu muhanda. Vuba ngaha hari umuntu watwaye imodoka, ari gutwara imodoka mu nzira neza imeze neza, uwo ndamuzi neza, atwaye imodoka, undi muntu w'umuzungu araza atari kureba neza, aramugonga. Amugonze, uwo muzungu aba ari guhamagara polisi. Ahamagaye polisi ziraza, umuzungu aravuga amagambo menshi asobanura. Uwo mugabo agerageje gusobanura mu cyongereza kitumvikana, biranga. Amakosa yose barayafata bashyira kuri uwo mugabo ngo paf, umugabo amushyiraho amakosa yose kandi nta kibazo na kimwe afite. Yaratwaye neza, kuri speed imeze neza, yubahirije amategeko. Ariko wa wundi wakoze amakosa kubera kumenya icyongereza ukabona ari kurenganya umuntu. Ni ukuvuga iki ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo si icya kabiri. Icya gatatu, mu kazi kenshi cyane hari icyo bakunze kwita ngo ni union. Union ni umushinga ushinzwe kuvuganira abakozi. Ugasanga umuntu agiye gukora, umuntu arakoze, akoze amasaha 40 nk'amasaha yandi abandi bose bakora ku cyumweru. Wakora amasaha 40, ugasanga uyu nguyu bamuhaye amasaha yiwe 40, wowe wakoze amasaha 40 utakererewe, wowe yahageze ku gihe, bakakwandikira ko ufite amasaha 37. Hanyuma ukabibona gutyo, ukareba ese ngiye kubivuga gute, mbiburane gute, ugasanga ari ibintu bikurenze. Iyo usanze ari ibintu bikurenze ubigenza gute? Uricecekera gusa. Impamvu ndi kubabwira bino bibazo byose nuko mu by'ukuri biteye isoni cyane, kandi cyane biteye isoni cyane kubona mugenzi wawe ari mu bibazo nk'ibi ngibi byo kutamenya ururimi, bigatuma bamurenganya, haba kumurya amasaha ye yakoze, haba kumumerera nabi, kumusukaho amazi cyangwa kumukubita, kumuha akazi kenshi. Ukaba ubibona gutyo, uzi icyongereza, ntufashe mugenzi wawe. Ibyo ngibyo nashaka ko buri muntu wese ubu ngubu atangire wigaye wowe wenyine, aho wicaye uvuge ngo nge narabibonye inshuro zingahe, ariko nari mfite ubushobozi bwo gufasha umugenzi wanjye, ariko sinamufashije icyo gihe. Uhite ko uvuga ngo uko byagenda kose ndi zero, ntacyo ndicyo, nawe ntacyo uricyo, kuko muri iyi si tugomba kujya dufashanya twese. Ibyo ngibyo ndabizi bikunze kubaho
cyane kandi si ukuvuga ngo abantu bose ntibazi icyongereza, hari n'abandi benshi bazi icyongereza, ariko ukabona ukarebera ikibazo cya mugenzi wawe nk'aho ari umuntu uri aho ngaho udashobora kumuvuganira no kumusobanurira ntumusobanure neza. Aho ngaho mugomba kwitonda cyane. Ibibazo bikunze kubaho cyane kuko nabivuze gutyo, kandi ngira ngo ubwo mushobora kuba mubyumvise. Ikindi nshaka kubabwira cyane turi kuvuga ku bibazo byo kutamenya icyongereza. Kubera kutamenya icyongereza bishobora kugora umuntu cyane. Nshaka kubaha urugero rumwe, bishobora kuba bikubaho cyangwa byarakubayeho. Hari umuryango umwe w'abantu b'Ababamizi. Ababamizi ni abantu bo muri Aziya. Baraza bagera kuri apartment aho bagomba gucumbika. Nyiri apartment yari azi uko iyo nzu irimo ibikoko, irimo udusimba turiya bita bedbug cyangwa sinzi, bedbug ni twa dusimba tujya ku gitanda tukajya turya umuntu, batwita gute ndatwibagiwe. Hari udusimba duto tujya ku gitanda tukajya no mu bintu gutyo tukajya turya umuntu, tukunze kujya ku gitanda, batwita gute? My goodness. Ntago nibutse, ntago ndi kubyibuka neza ko buriya namwe mwanabyibuka nta kibazo. Ni ukuvuga yarazi uko utwo dusimba turi aho ngaho turi mu nzu, kuko dukunze kuba mu nzu, ntago ari inyenzi, ni udusimba dukunze kuba ahantu henshi cyane. Noneho rero yarabizi, yarazi uko icyo kibazo gihari, ariko ntashake kubibwira abo ngabo kugira ngo bajye mu nzu. Nyuma yo kujya mu nzu, nyuma y'ukwezi kumwe, azagenda ababwire ngo iyi nzu mwarayifashe nabi, harimo ibi n'ibi, kugira ngo bishure. Ni ukuvuga bashake batange amafaranga, bace amafaranga yandi menshi yo kuzakoresha, yo kugura umuti yo kuzashyira muri iyo nzu kugira ngo utwo dukoko tuvemo. Urumva rero ibyo ngibyo ni ibiki? Ni kubera iki? Kubera kutamenya icyongereza. Ushobora kutubona gutyo, ariko ukabura nuko ubivuga. Kubera iki? Ururimi. Ni ukuvuga niba mvuze gutya sindi kuvuga ngo ni Abanyafurika gusa, hari n'abandi. Ababamizi barahari, Abaspanish ahubwo nibo usanga rimwe na rimwe barenganya abantu, kuko Igispanish ni ururimi rusa nkaho rukomeye kandi rukoreshwa inanga. Kandi niba twavuze kuri drive license, hari ukuntu bavuga ngo ugomba kuvuga ibintu byose mu Cyongereza. Niba upima amaso ugomba kuvuga, ariko hakaba n'abandi baba Spanish bakubwira ngo uvuga mu rurimi rwa turakumva nta kibazo. Ugasanga abantu ntago basa nkaho bari ku rwego rumwe. Icyo nshaka, impamvu nababwiye kuri ibya bedbug ni ukubonerana abantu babimukira, babandi bita ba alien nyine, kwa kundi tutangiye tubivuga. Iyo urebye ikindi kibazo gikomeye rero nshaka kubabwira, kandi mubyumve neza, kandi ikibazo kiba hafi ku bantu benshi cyane. Muri hangana kugira ngo mubyumve ibi ngibi, ku bibazo bijyanye na apartment cyangwa inzu. Ukodesheje inzu, niba ukodesha inzu, ni ukuvuga hariho kwishura. Wishura gute? Urumva abantu kubera kutamenya ibintu byinshi cyane bagira uburyo bishura ntibamenye. Reka nandike n'iki ngibi bita affordable house, ngira ngo muraza kubibona aho ngaho. Ku bintu byo gukodesha amazu cyangwa za apartment hari ibintu bibiri: hari kwishura inzu cyangwa kwishura apartment, hakaba no gukodesha apartment. Ibi byose bikunze kubamo ibibazo. Ibi byose birimo ibibazo, haba affordable housing cyangwa affordable house cyangwa payment. Ni ikibazo kijya kigora abantu benshi cyane. Impamvu ivuze gutyo ni iki? Nuko usanga kuri payment harimo kwishura inzu, kwishura apartment urimo, hakabaho kwishura umuriro n'amazi. Ariko kubera kutamenya icyongereza ngo twabivuze gutyo, umuntu agashaka umuntu umujyana ngo ndashaka uzaza umpera ID, uzaza untware njye kwishura bile y'umuriro, uzaza untware njye kwishura inzu. Kuko inzu nubwo baba bafite ama office yabo benshi cyane, ntago ujyana amafaranga kashi ngo yamuhe gutyo. Bibaye gutyo barakuba byoroshye, ariko ntago babikora gutyo. Icyo bakora ni iki? Ugomba gufata money order, ukandika money order, cyangwa ukandika icyo bita cashier check, cyangwa ukabikora online, ukajya online ukishyura online. Abantu benshi ibyo ngibyo ntago babizi. Benshi no gukoresha computer ntago babizi, kubera icyo kibazo cy'icyongereza birashoboka. None ugasanga umuntu buri gihe cyose ugomba kwishura bile y'umuriro, ugomba kuva mu rugo iwawe ukajya gushaka aho wishurira.
ugomba, niba ari umuriro, niba ari amazi, niba ari iki cyose, ugomba kuva n'inzu, ugomba kuva aho ngaho ngo ni igihe cyo kwishyura inzu, ukagenda. Abazungu ntabwo ari gutyo babikora ko babimenyereye. Igihe cyo kwishyura inzu afata telefone, kuko yaba abishyize kuri telefone n'uburyo agomba kwishyura, akishyura amafaranga akagenda. Igihe cyo kwishyura amazi agera gutya, igihe cyo kwishyura umuriro, igihe cyo kwishyura internet ugira gutya gusa bikagenda. Ariko abantu bacu ikibazo bafite icyo kwishyura buri gihe cyose, igihe kirageze cyo kwishyura tugende. Twarenze, iyo urengejeho umunsi umwe gusa hari icyo bita late fee, amafaranga y'ubukererwe bagomba kuguha, ugomba gutanga icyo bita late fee, amafaranga y'ubukererwe. Kubera iki? Kubera ko kandi amafaranga y'ubukererwe ugasanga wa wundi ubikora gutya kuri computer cyangwa kuri telefone yiwe bimworoheye cyane, ariko abantu benshi ugasanga bibagoye ahangaha. None ikibaze se ikibazo umuntu yagikemura gute? Icyo nababwira ni iki, nuko bishobotse hakabaho nk'abantu muri community yanyu cyangwa mu mujyi mutuyemo, hakabaho umuntu umwe witanga akavuga ngo abantu birabagora cyane kwishyura bile y'umuriro cyangwa y'amazi, nge nzajya mborohereza. Ndabohereza gute? Bashobora kunyohereza amafaranga, uwo muntu bashobora kumwohereza amafaranga akabikora kuri telefone, ko hari abantu benshi babizi. Icyo bita online banking barakizi, n'ukuntu bishyura bile kuri online barabizi ibyo ngibyo. Ushobora kureba umuntu, none ikibazo kiri nuko nk'igihe cya snow, igihe imvura yaguye nyinshi cyane cyangwa snow yabaye, cyangwa wabuze uko ujya kwishyura baguca amafaranga atari make, ugasanga late fee ibaye amafaranga menshi cyane. None muri community wenda tuvuge ku rugero, niba utuye Texas, niba utuye mu mujyi umwe bita ngo ni Grand Rapids muri Michigan, cyangwa utuye mu mujyi umwe bita ngo ni Nashville muri Tennessee cyangwa Memphis, aho ariho hose, ukaba udashoboye kwishyura, ariko uko byagenda kose hari ubushoboye kugufasha muri icyo kibazo. Dufasha abantu. Niba ubishoboye, fasha mugenzi wawe kugira ngo atazajya yishyura za late fees, cyangwa atazajya afata imodoka buri gihe cyose ngo agiye kwishyura. Ibyo ngibyo ni ibintu bya kera. Iyo ni system ya kera, ni system ya kera abantu benshi badakunze gukoresha. Ngira ngo murabyumva. Icya kabiri ku bintu by'amazu nicyo bita affordable housing. Niba ushaka apartment ugomba kujyamo, ugomba kureba icyo bita affordable housing. Yashobora kubaha nk'urugero, umunsi yari igihe kimwe nigeze kuba muri apartment, hanyuma mu gihe abandi bishuraga amadolari 800, 900 gutyo, ngiye nishuraga amadolari 600. Kubera iki? Kuko nani muri affordable housing. Nukuvuga abandi affordable housing nukuvuga iki? Nukuvuga apartment, mushobora kuba muri apartment mwese mutishura amafaranga amwe angana, kuko bareba umutungo wawe, bakareba ayo ugomba kwishura, ariko bakavuga ariko ntago twarenza ayangaya, ariko bakareba ayo ugomba kwishura, na wa wundi udafite amafaranga bakareba ayo ugomba kwishura. Kandi udafite amafaranga ni iki? Nukuvuga abafite angahe? Ni ibintu biri relative, nukuvuga ni ibintu utamenye ko wabibara. Nukuvuga bareba income zawe gusa, bakareba uno muntu yinjiza amafaranga, niba yinjiza amafaranga make reka tumucanga, uyu nguyu yinjiza menshi, niba yinjiza menshi reka tumucanga. None ugomba mbere yo kujya gufata apartment banza urebe niba ari affordable, niba ari affordable housing, niba ugomba gutanga make kuri iyo, cyangwa urebe affordable housing, ariko bitakubuza no kureba n'umutekano w'aho hantu ugiye kujya, kuko ni ngombwa kureba affordable housing, urebe n'umutekano w'aho hantu ugiye kujya, niba umeze neza cyangwa utameze neza. Ariko hari abantu uba muri apartment aho ngaho, umwe akishyura ayangaya, undi akishyura ayangaya, we ntabyo uzi, ni ukugenda ugasinya contract gusa. Abazungu nta nicyo bakubwira, bavuga ngo okay, inzu irahari ngwino yigemo, ugasanga bibaye ikibazo. Affordable housing nabyo bibaye ikindi kibazo. Ngira ngo aho ngaho naho twabyumvise. Reka tujye ku kandi kantu gasa nk'akagoranye, kandi abantu benshi bakunze kujya muri kano kantu, ikintu bita banking, kubika amafaranga kuri banki. Kubika amafaranga kuri banki mu by'ukuri ni ikibazo kisa nk'aho kigora abantu benshi cyane. Twese tuzi uko muri banki hakunze kubaho icyo bita checking, hariho checking, hakabaho n'icyo bita saving. Ngira ngo sinzi nabyanditse niba saving na checking gutya, checking na saving. None iyo wabonye akazi barakubwira ngo tuzanire nani agapapuro kagaragaza uko tuzajya tukwishura online, cyangwa icyo bita direct deposit, bajye bagushira amafaranga kuri konti yawe. Ariko icyo si cyo kibazo. Iyo ugiye gufungura konti ahangaha hari ibibazo byinshi bakubaza.
babanza kukubaza ese kuri iyo konti yawe urashaka icyo bita overdraft. Nicyo kibazo ushaka ko mukurikirana cyane, icyo bita overdraft. Overdraft bisobanura icyangaha. Niyo bavuze overdraft anga ni ukuvuga kwiguza amafaranga atari ayawe, nicyo biba bisobanura gutyo. Ni ukuvuga ku rugero ku ikarita yawe ya checking, ku ikarita yawe ya banki ufitemo nk'amadolari 500 n'urugero. Uno munsi ugiye uguze ibyo kurya bya 200, uguze ibintu bindi byo mu nzu bifashe 200, uguze inkweto zifashe wenda 100, bibaye 500. Amafaranga yarashize, ako bisobanura uko ushaka kugenda ukagura na gaze y'amadolari 50 akavaho, ushaka kugenda ukagura ikindi kintu cyose ushaka cy'amadolari 100 bakongera bakayemera, kuvuga urengejeho amafaranga menshi. Icyo bisobanura overdraft ni iki? Nuko ku mafaranga yawe ufite aramutse ashize uriguza wowe wenyine ku mafaranga ya banki, kandi iyo ubikoze gutyo sinzi n'ibindi inyungu ya banki kuko ari wo wafashe amafaranga utababwiye, ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo birakugora kabisa kuyishura. Inyungu yayo ya buri munsi ashaka amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu usanga umuntu uri gukora aho ugasanga amafaranga yawe, ese amafaranga ko ari kugenda ari kujya he? Kubera iki? Ni overdraft. Wafunguje banki nabi, ntabwo wababwiye ngo bakureho overdraft. Abantu benshi ufunguje account ugomba kubabwira ngo sinshaka overdraft, hoya munkurireho overdraft, kugira ngo babyumve, babisobanukirwe neza uko udashaka overdraft kuri account yawe. Abantu benshi ntabwo bajya bikora gutyo. Nicyo nashaka cyane gusobanura ku bintu byo gufunguza bank accounts, kuko ni ikibazo nabonye ari ikintu kigoranye, kigoye abantu benshi cyane. Ikindi twavuga mu bintu byo gufunguza bank account nuko kuri bank account hariho icyo bita online account, online banking. Ibyo biragoye abantu cyane, ariko ushaka kuvuga na banka wawe kugira ngo abigufasheho, ashoboye kureba uko yagufungurira account ya. Ikindi tushaka kuvuga ahangaha ni kubijyanye na loan, ideni. Ibintu by'amadeni cyane kubera iki umuntu afata ideni, kwanza tugomba kureba impamvu, why, kubera iki ushobora gufata ideni ariyo loan. Abantu benshi bafata loan atari ukugira ngo, nako turi burangiriza aho ngani bishoboka. Abantu benshi bafata loan si kugira ngo bashobora kugira ubushobozi bwo kugura ikintu, oya, bafata loan ko muri igihugu bajya bashishikariza abantu kugira ngo bafate amadeni, kugira ngo barebe ukuntu uri bugende wishura iryo deni, bakugirira icyizere, bagwe credit, nimba no kuzagura inzu uzafite credit imeze neza kuko wishura neza. Abantu benshi bafata loan. Wafata loan gutyo ntumenye inyungu ugomba kwishura, kandi watinda kwishura ino loan cyane kunze kuba ari credit, ni credit birumvikana, ugasanga inyungu yayo iri kugenda ikugora cyane. Niba mbivuze gutyo si ukuvuga ndi kubivuga gutyo muri vide gusa, oya, nuko shaka kubaho urugero kwanza rwa mbere. Ndabaha ingero ebyiri mu buryo bwihuse cyane. Umugabo duturanye yagiye agura imodoka, yaguze 5,000, akamodoka gato nyine kadakomeye cyane, akagura 5,000. Ageze kuri ba dealers babandi bagurisha car dealers, babandi bagurisha imodoka, arambwira ngo nta mafaranga ufite. ngo hoya ntayo. Okay, reka turagufasha, turaguconnecta na banki kugira ngo banki iguhe amafaranga, iguhe inguzanyo. Barabikora gutyo. 5,000 bamuha imodoka, nta mafaranga atanze, atwara imodoka, ariko ngo uzajya wishura buri kwezi. Umugabo akajya yishuraga neza, ariko akajya arenzaho iminsi 3, iminsi 4, iminsi ngayo gutyo. Hanyuma aza kugera ku gihe kimwe gutya, asanga imodoka yarangije kuyishura. Agiye kureba kwa dealer kwa nyiri imodoka, barambwiye se imodoka iri murangaye, kuko imodoka iyo dealer, iyo banki yatanze amafaranga kugira ngo baguhe imodoka, no kuvuga tayiro y'imodoka yose ihita ko yandikwa kuri banki. No kuvuga imodoka ntabwo irabi yako, ntabwo urarangiza kuyishura, ihita kujya kuri banki yaguhaye inguzanyo. None akajya kurikirana na banki, ese aza gukurikira, ese nsigaye amafaranga ngahe. Hanyuma nako yari yarangije, ajya kureba ngo okay, ndashaka no tayiro kuko
ndumva narangije kwishyura ideni ryose. Agezeyo baramubwira ngo urabizi ntabwo wigeze urangiza kwishyura ideni, ahubwo amafaranga turimo ni ibihumbi 13. Ibihumbi 13. Tekereza ugura imodoka y'ibihumbi 5, hanyuma urangize kwishyura ibihumbi 5, hanyuma usange uri mu ideni ry'ibihumbi 13. Byikubye hafi kabiri kose. Urumva? Araza arambwira se tubigenze gute ko mbona byancanze cyane, akamodoka kanjye gatoya ubu ngubu narakarangije, ariko ndabwira ngo sasa tugiye kuri banki, barambwira ngo igihe cyose uno mugabo yishuraga amafaranga yishuraga atinze, hakaba bya bindi twavuze late fees, bakajya bamuca amafaranga buri gihe. Kubera kumuca amafaranga buri gihe biza kugera ko ya modoka y'ibihumbi 5 yarangije kwishyura ihita kwizamuka ikaba imodoka y'ibihumbi 13. Hanyuma baramubwira ngo agomba kwishyura amafaranga. Turagenda turaganira nawe, ndabwira none biragenda gute, nishaka kubabwiraho gatoya ko ngako. Avuga ngo se turabigenza gute? Ndabwira ngo ufite option ebyiri ku bintu by'imodoka. Iyo utashoboye kwishyura imodoka hari icyo bita repo. Nicyo bita repo. Iyo utashoboye kwishyura imodoka muri Amerika bakora icyo repo cyangwa repossession. Niko bayita gutyo, repossession. Ukuvuga imodoka isubira kwa nyirayo. Niko bakunze kwita ngo ni repo. Repo nukuvuga niba utashoboye kwishyura imodoka y'abandi, bazayishaka ba nyirayo barebe aho bayiparitse, baze bayiterure bayitware. Ndabwira ngo rero tekeza imodoka yaguze ibihumbi 5, none warangije kwishyura ibihumbi 5, none ukaba usigaye mu bihumbi 13. Ni ibintu bitumvikana. Nimba wumva ushaka ripo wabireka ngo imodoka bakayiterura, ko n'ubundi uramutse wishyuye ibihumbi 13 yaba ari amafaranga menshi cyane. Ndabwira ngo wareka bakazayiterura. Ndabwe ku ruhande rwanjye niko nabikora gutyo, nareka imodoka bakayiterura nkemera nkayihomba nyine nta kundi. Yaje kubikora gutyo, imodoka baza kuyikora repossession. Niba tuvuze ripo, nuko ripo ikunze kuba ku modoka, ariko kunzu bigenda gute? Bakunze kwitaho ni foreclosure. Niko bita foreclosure. Kunzu bita foreclosure, ku modoka bakita ripo. Foreclosure no kuvuga inzu yawe uri kwishyura inzu, ufite ideni ko wananiwe kuyishura. Niba wananiwe kuyishura bigenda gute? Baraza bakayigurisha, bakayiteza cyamunara. Niyo bita foreclosure ku nzu. Nuko bimeze. Niba nashatse kubasobanurira ibyo ngibyo, ariko nshaka kubabwira nuko mu by'ukuri kubera ikibazo cy'icyongereza twese tuzi, abantu benshi bafite ikibazo cy'icyongereza, ariko kubera ikibazo cy'icyongereza abantu benshi bagiye batakaza amafaranga menshi cyane. Niba mvuze kuri no modoka no muntu yarangije kwishyura, hari n'undi navuze ingero ebyiri. Hari n'undi wari ufite intebe, yagiye kugura intebe z'ideni ku bihumbi 2,300 by'amadolari, ariko biza kugera aho tangira kwishyura ibihumbi 4,500 gutyo. Kubera iki? Kubera kutishura neza. Ni ukuvuga kubera icyongereza ushobora gutakaza amafaranga menshi cyane kubera kutamenya uko ugomba gukurikirana ibintu. Amatariki ntuyubahirize, late fees ikazamo, cyangwa ukishyura uko wishakiye gusa. Ntabwo ari gutyo bimeze. Murakoze cyane. Nibyo nshaka kubabwira uno munsi kugira ngo mushobore kubisobanukirwa, hamwe no gufashanya twese ibintu byose bizagenda neza. Murakoze kandi mugira amahoro y'Imana. Murakarama.